mu kubishyiraho umucyo kwanjye Steven namukarabye kuko yankoresheje ikintu bita amakosa ahambaye ejo bundi ahangaha urikumva ndimo mvuga ntibagerageze bamugoragoze urikumva twe gutakaza umuntu urikumva ariko arantenguha cyane bwa mbere nasabye imbabazi kubera umuhungu wanjye bitaga BYB nawe waje agahita ahinduka gutyo bamurikurutinze none nzisabye no kunshuro ya kabiri ku bantu mwese muri ahangaha uyu Steven twagerageje kugoragoza ngo turebe ko twamugarura twebwe birenze ubushobozi bwacu mu mbabarire rwose imbere y'abanyarwanda baraha ndamukarabe ntabwo narinzi ko bugarasha bw'umuntu bugaragara none ahangaha bugahita bugira babajama bitwa basimbabura bro bamaze imyaka 100 batanga speech akajya akora YouTube channel agasharinga abantu 1000 bakaza bakamuha amabere ya nyina urumva ngibi ntago ari inkuru pe ntago ari inkuru rwose ahubwo inkuru nuko twese twakamuye umuntu aza akabicaramo ntago ari inkuru erega iyo umuntu amenyekanye kaba kabaye muhire ntago ari inkuru rwose nakoze amashereje kandi si ubwa mbere muhire ngewe kandi turabisubiramo ibyanjye nawe tuve ku byo oya reka mbivugire hano simbuka reka mbivugire hano reka kuvanga dosi ngirengagize ivanga dosi ariko oma nkubwiza ukuri njye na Chimbo reka twabivuganye bya Steven twamaze gukaraba urugomba witwa Taifa twese twamaze gukaraba pe icyo cyo rwose umuntu bihakana ubwo nyine sinzi ahubwo ikintu gihari kuri twese urugomba Steven yavuga ngo afashe umwanzuro wo kujya gusaba imbabazi afite ahazaca twebwe nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kumugarura habe sibyo Chimbo afite ahazaca kugira ngo wenda anababwira abantu bakorana impamvu twebwe se dufite ubushobozi Steven yarahemutse pe yarahemutse uzi ukuntu abantu bamuburaniye bro bumva adakosa uzi ukuntu ngo kumanika agati ngo byoroha arakubye ariko cyagi oya harageneze nemera nabuze icyo kuvuga n'abahungu bose nabihaye babuze icyo bavuga twebwe rero byamaze kurenga twarabigerageje nk'urubyiruko ngo tubigoragoze turebe uko umuntu yagaruka biratunanira birenze ubushobozi bwacu hatari fe ndabesheje bana ndagaragaye twebwe rero ubushobozi bwacu bwarenze kandi Taifa yigeze kubwira ati Steven sha turi twenyine hano kuri pano ibintu ujye uvuga atariko ibintu ujye uvuga uza ko buri Nyarugenge buri Mageragere hari ukuntu usoma Nyakati ubu nibwo iyo usoma Nyakati ubona ibintu kabisa Adamuzi niyo mpamvu mukunda aravuga ngo nta muntu wazize kumva abenshi bazira kuvuga ufura we ndeka ndi mu gahinda k'umuhungu wacu nabonye ahantu twacitse ururondogoro imfura idakosa nabimweretse ahita abwira ngo araje agenda agiye ariko kandi namutapinga ese ntiyararaha muhamagara umuntu bita V100 musabe imbabazi mwaramuhohoteye njye nagiye kurinda njya gusaba imbabazi muri ba bana ndavuga ni muce ngo nizamba ati twarakubwiye ati nabamuhire bose mu basabe imbabazi njye nabyukiyeyo saa moya narindiho kabisa ubu turi saa 12 ni ukuvuga ngo Texas yafunguye ndiyo buriya abaswahili baravuga ngo risemwa uripo
isemwao ripo bana nta muntu wavuga ikintu yese ashobora kugira gutya ariko kiba gihari lazima uko byagenda kose abana bambwiye ati drone zacu ntizafata ubusa bavuga nyamara aba bana nagize ngo ni bya bindi byanyu mwapfaga atari kurumva twebwe dupfa kuri puwa umuntu tutazi ko tuba twarebye muvoma ze baba basomye nyakati yo uriya muhungu wawe menya yararozwe ugomba gusaba Oya, 300 imbabazi hindura uburyo bivuze mu ngo umuhungu uriya muhungu w'imihanda menya yararozwe aho uvuze neza kuko urumva abantu duhura dukuze 100 muzamusaye imbabazi n'ukuri ntabwo ari byo kubeshya njyewe Ahubwo- mu gitondo ahubwo mu minsi iri muhire imbere tuzamubona ari kumwe na Badrama none se buriya bitaniye uramubona kangahe urashaka kumureba inshuro 10 kandi bari kumwe oyashize noneho vis-a-vis bari kumwe bicaranye muri ya studio ye noneho birasaba iki se ko bari mu gihugu kimwe mu bicaye kuri ya RTRM ye yarutwitsiye Regira ni nka RTRM nge ngifata nka RTRM RTRM kabisa Jose biteze ni sawa iri Rero zara bitani na RTRM zirutwitse ya Badrama Ubyuka ntawe ubura bitaniye umutima. kabisa wapisha we numiwe yanjye Ahubwo n'ubu je- ndacyumiwe uriya mujama ntago ibiganiro aba anakora ariko ntago aba ari muzimu zare ko ntaba yikunkumura bro ese mwe mugira n'umutima wo kubireba uziko njye ntashobora no kubireba se reka njye sinjya ni mbireba nk'akantu ni nk'akantu kaba kari kuri no Insta umuntu akakamuha wagira ngo gutyo, ndarejike kuri ugahita bariya ubona ibyo ari kuvuga ari bantu kwikunkumura ari mwaya kwikunkumura kato mwese arahinduka arewe utegereje ihinduka akeneye therapist oya giye na Buri wese rero ngo iminsi irahinduka hinduka n'abantu iyo namaze kuvugira mu bantu ko nagukarabye biba byarangiye nta therapist uba ukeneye ngo rujya kwica imbwa rurabanza rukayiziba ukashatiye amazuru ducunaguza twese sha Taifa yo buri wese agira swingi ze ngeze ahantu mbona izuba kuntu riri kurenga mpita mbona haba view nziza y'amafoto ndavuga yaba yari muri weekend simba ngiye gufotora abantu ahubwo ikubita amapica menshi cyane hari ukuntu izuba iyo riri kurenga buriya hagira amafoto meza cyane kwa kundi biba bisa nkaho ari ariko nanone izuba iyo ari ryinshi cyane amafoto no apana ririya zuba risanzwe ndavuga kano kazuba kaba kari kurenga k'umutuku ya mu kinyarwanda iryo zuba baryita ngo iki je umuseke utambitse ego ko mana yanjye icyo utambitse buba bukeye ari mu gitondo Iwe no akazuba ka kibera iri inka kariya bakita kibera inka nshinga umuseke utambitse ahabeshya imbaga jeje ubu ni ukuvuga ngo uwitwa Steven agiye kujya akora akazi ka kantano uririrwa ubaza aka kantano na ntuza na Badrama harya ninde wavuze ngo arimo kuririmba nka ntuza wahise ubizimiza ahubwo abakozi barakabise ahubwo ibigarasha biraje bimushingire nawe studio nk'iya mukuru ariko akabya nk'ishyaka urebye igisitudiyo yakoze ejo namenesheje amavuta Taifa ndimo naguruka naguruka rwose akamodoka kamenesheje amavuta ongera uguruke bagwite icyo ntibyamenyereye oho wumva gafungutse agatuza kabisa je wamugana uzumva iyo bamaze kumena imodoka amavuta umaze no kuyivana mu kinamba kuntu uba ugenda ukumva imodoka
itari gukoma ibicecetse n'umuntu wese ni nk'umugabo n'uwundi warangije gahunda yo hepfo wariye neza noneho shaburi imodoka iyo yagize gutya yashizemo amavuta ya moteri ukibeshya ikakuzimana igashyuha iyo moteri ukuramo ujugunya mbari cyane biba birangiye ubwo tayi byajya kugera aho ngaho bimeze bite hari abo bigenda gutyo hari ba KRS nyine ndarumanisha iwanjye kunze kuba ku bakobwa b'iwacu cyane bo kurwana kumva tayi abakobwa b'iwacu benshi ikintu bagenzura ku modoka zabo ni ukureba ko gaze yashizemo nta kindi ni igitsina gore in general ntabwo ibintu byo kujya indipu hari umutipe yaturikanye apfa kumenya ko gaze yashizemo nta kindi byo guhindura amavuta ntumubwire ni majorite hari n'abagabo batatobokeyeho hari n'abagabo aratwara arakomeza atwara aramamagara ngo ndi kumva ibintu biri gupapaza iyo moteri ikaba kabaye rero gutya oya tayi yaratwaye ipine riratoboka arakomeza aritwara araje aramamagara ngo ndi kumva hari ibintu biri gupapaza aho sinzi ibintu bibaye yatwarira ku irindi kuva amagezi yagera ngo yewe we ipine ryashaje buriya rero iringisha riba ripfuye niyo wagira ute ntabwo ryakongera kugura ipine ni ukurijugunya ukagura irindi n'ipine rishya ntabwo uzi ukuntu nadaragenza amapine ane yose ya turera bafashe barampakiriye nazamuye imyuka ya airbag noneho bari kuyikuraho basa nkaho bazituritse naje nzi ku mihanda nkazajya mbona umwotsi mu mapine nkabatenda nuko ndi kwihuta nagiye kuyansanga ari kuguhiraho nagiye kuransanga ndi kugendera hafi ku iringi ngende n'iminota 20 dore umukobwa wa Fresh OG dore nguyu umukobwa wa Fresh OG wa mukobwa muzana abishyiraho umucyo witwa nde bemuhaye reka mbemuhaye akanya ariko ntukomeze kumunshingira n'umuexe ariko nyine mwagacishijeho wanjye meze baye ndagukumbuye tureke kubera kumbe nanjye reka mwandikire demu ndeke kubivugira Chiribo nturagera mu rugo se ndahageze ngiye kubishyiraho umucyo ngo kabisa ngo natubishyireho umucyo pe wanamwita dero ikibazo nimba shyiraho umucyo mureke mumvuruka oya ntabwo tukubroka ariko akora uriya muhungu wawe tugomba kumukaraba ubwo se umuhungu wanjye ninde mu bishanga nawe uzakora amahano wamwumvishe barukugira numve Chiribo yuko avuga nyine nuko yarabanje kuba nabishyiraho umucyo ngo turamubroka ntabwo byari numva ko atari umuhungu we rero niko tayi akaga gashora inkoko koko Taifa nibwo nahise nemera kwamba kinywa cha mzee kinanuka ila hakisemi uongo kweli hapo kubera ko cyese muradi ntangiye kumenya igiswahili ariko byose sindabe ngakanwa k'umusaza karanuka ariko nikajya kabeshya narimenye kanwa k'umusaza ibindi byari Romba no kuvuga ngo n'abaswahili bakavuga ngo risemwa ulipo na kama halipo raja niwumva batangiye kuvuga ngo Gasuku yagize gutya yes ntabwo wenda ibyo ariko nubwo bidahari biri mu nzira birimo kuza nakirima Rujugira yera bivuze ngo nabyera ngo de witwa Taifa twari twicaye hano njya mbyibuka abaravuga ati atariko Steve
bitewe n'ibintu njya numva uvuga. Ndabyibuka kabisa iryo jambo ariko. Iyo uza kuburira ugenge buri mageragere. Ego Mutara musha. Ibyo Nanengo shyari. Ibyo bintu ndabyibuka twabiciniyemo tubigira blague sibyo? Biranarangira. Urumva? Ariko nkimara kubona Steven kwa Badrama nahise mutu. Je. Bamubwira ngo areke gutukana akavuga ngo kubera nyine ngo Ribu yabibujije ngo ntateze gusubirayo nubwo nahise nikanga. Kiragiye wumvishe mvuga nahise nicecekera. Nubwo yaje akabishyiraho umucyo ariko navuze uriya ni umucyo se ko ari ngo ninde wakubwiye se ko nta rugenge nzajya. Reka mbabwire sibyo reka tureke kumukamera mu kitoze pe wenda twimagine ko ari umuntu wakoresheje telefone ye tutazi uko ibi bintu ubukwe bro yaje hano ntiyigeza yaje aravuga se ngo ese ko kumbona ndiyo ngo navuze iki umva jewe Steven waramuburaniye sibyo ni ukuri kw'Imana reka ndekwiha iminota 30 yo guhumeka pe ndumva ari ibirori ndumva bita ni ukuri kw'Imana kandi nawe wabyumva pe ngewe sinari impari icyo gihe ariko abari bahari musaba imbabazi abantu mwabyishije navuye gusaba imbabazi ngewe bati saa moya za mu gitondo live yafunguye musaba imbabazi imfura idakosa ngewe impamvu ntago nahita aka kanya ntago nahita nkomfirima wenda ntago ntawamenya uko akunda ahubuka ashobora no kuba yongeye agahubuka bundi bushyashya ariko arahubuka ariko nivoka ni umuwembe niki ese ahora ahubuka ko navoka zihubuka nyine ahora ahubuka ariko nanone reka twe oya urumva bigeze kuri 60% reka turindire 40 pe ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru njyewe ariko Chiribo uzi uruhande nafashe kuri uriya mutima gayo uri imfura ndabizi urarindira nanjye nabibonye ndahwera byibura 40 cyangwa 20 ariko se kubera ko nanjye nabibonye ndashirira dore ikintu gituma rero muvaho si ibintu bishyashya babimubwira icyo gihe sibyo buri icyo gihe nawe akaka ibimenyetso ati nyereka ndi urumva umuntu waje akarahira n'imbere y'Imana n'ababyeyi be n'ibiki byose ugahita wongera urumva turi muri dilemma asa naho ari gucurika abantu urakoze cyane ndumva ari naho ngaho twafatira umwanzuro kuko ngiye urumva araducurika akaducurukura so ntago tuzi nyine ngo bimeze bite Chiribo yewe rero urumva ariko yamaze kubishyiraho umucyo ngewe umva nkubwiza ukuri ngewe ejo bundi ngira ngo warabyumvise ko ndi n'umwe mu bantu baburanye cyane kugeza ubwo urumva abantu bose bavuze ngo ngiye ngo ndafashe ngo uruhande ngo ikiryo none no ntago twahita duciraho umuntu iteka urumva nanjye ibyo tubivuze nabivuze n'ubu ntabwo wabikora 100%. Steven aravuze ngo mva musaza ngo twubahane kabisa uwazanye screenshot aze avuge icyo narindi kuvuga naho ubundi ntacyo mwavuga njye namubaza ni kubushize z'ibisanga byati urumva none uzana Steven se bino bikora bishakira Taifa we none se nk'iyi message ya pointing andi igenewe nde akabyaka kanya oya ngewe kuvana umuntu buri areka nkwereke byonyine uvuze barakubwira ngo mbwira oya urumva no kuba yafata se no kubura iyo wenyine abantu bakagufatirayo n'intuza n'ikosa rikomeye no gutanga yakarabyo byo biteye ahantu ho kuba umuntu yananyirira ngagweyo sinzi niba ubyumva noneho ibaze byonyine ukagera ukanarikwestika kuba uzamutse urumva kuko Badirama mu bantu 40 n'abangaye twabonye
ntabwo Erega yapfuye gufata umuntu umwe ngo umva jewe amutoranyijemo jewe atazi simbizi kera icyo ya maspace yacu ya kera niba uyibuka kera wararequestingaga twari amakatfish wagira imana nka bya Simba burangana bya bigo ry'ibindi byaguha Mike ukavuga uti byibura reka muhereze nk'agasundi ka nyina mu munota umwe arajya ku muntu nabyo ntabwo abantu babiri cyangwa batatu barabyumva sibyo ahubwo njyewe buri ikibazo mba ndi kwibaza ntari gusobanukirwa ni ukuntu umuntu afata Mike akayimyutinga iminota 30-40 ubwenge bwose waba ufite ku muntu uri bukujijinganya akagusubiza inyuma nko ku bantu badakunze gusobanukirwa cyane birakunda ko wahita ufata side sibyo ariko niba namuburaniraga mvuga ati wenda Steven ari undi muntu amufatiye phone ajya kuyiburanisha ahangaha abuwe ku giti cy'abahise bishyiraho umucyo akavuga ati njyewe nta muntu wamfatiye phone nagiyeyo mbishaka aho ngaho uri umuntu erega ariko Taifa ntabwo ni ubuhe burwayi ni iyihe ndwara naba narwaye ngo nisange kuri pano ya Badrama tujye tuvugisha ukuri ahubwo se Badrama kugira ngo ajye no kukumenya kuzamura ibyo byose ari ukuntu ushobora kuzamura umuntu ukavuga uti wenda uyu muntu gutya na gutya na gutya tujye tuvugisha ukuri unasabe request noneho yo kuzamura urumva arega Taifa umuntu ashobora kukuyobera akakuzamura ukamubaga urumva nje ukamubaga atakwexpectingaga akakumanura cyangwa se agahita kuboroka ntabwo njyewe ko Steven ntabwo ibi bintu nyine meze ni nk'aho aribwo nkibibona pe ni nka cya gihe nyine Jeremy arabibaza ati umuhungu rero byari bimeze gutya na gutya hari ibintu biba Taifa ntabwo ari ibintu byaho ku muntu ukavuga ati ntabwo ari umuntu byagombaga kubaho ntabwo twumvaga ko ari we byagombaga kubaho pe ndumva wagira ngo ni bishyashya mu matwi yanjye niyo mpamvu rero niba umusaza yahisemo Seden tubimenye natubwira uko yahisemo ntabwo rwose njyewe nari mbizi pe ntabwo nari mbizi uravuze nta wamenya wamugana hari igihe yaba ari undi wafashe phone ariko wamugana naje abishyiraho umucyo uravuze ati none message yandikiye comment akabishyiraho umucyo akahita avuga ati ni njyewe ntabwo ubwo se njyewe ndinde wo kubihakana kandi abikubwiye ngo bavuga ibyo yavuze oya ubwo nyine niwe ubwo noneho niwe nyawe noneho byandikiye rero urumva njyewe nabivugaga mu rwego rw'uko watereka telefone cyangwa umuntu akagutwara account akiyandikira ibye akavuga ati wenda nyabona muntu akambire mutakambi ibi ntabwo ari ibyanjye ariko ubwo yamaze kubishyiraho umucyo niwe njyewe nta kintu mfite cyo kubirenzaho pe ese ubundi ni gute umuntu wazamuka ugashimira ukandira yuti atari kukuvuga aya kwisanga kwa nko kwisanga mu mirongo y'umwanzi gusa jewe babinyo kare reka mubwize ukuri nari nkunza kurwara malaria mu bihe ariko natenguwe pe ariko njye ndashaka kubaza je ko namwandikiye namubwiye ese ndashaka kubaza V100 ahantu abizana mbere aho yari yabikuye Iribo yakimara kuyibona yahise ajya mu mihango kuri kw'Imana pe ariko cimbuye nashyiraho montage pe aya abantu babishyiraho umucyo batabizi n'uwo Erega mbwire Sandrine anga ibyo ari byo twese nka 60% cyangwa 70 twese twahuriye hano situzi ivi na ivi n'ibiki twisanze turi abanyarwanda turi abavandimwe ariko iyo bari kugenda bafata side ugenda ubona agwamo ubwoba bugiye bugenda muri Texas musabe imbabazi abanyarwanda bose bumva ubwenge bugenda burushaho kubura pe hombuze icyo mvuga ko ukuntu oya njyewe mumamagarira umuntu bita V100 mubaze azana ibi bintu ahantu yari yabikuye nihe umuntu amusaba imbabazi ariko umuntu amusaba imbabazi kuko sinari impari icyo gihe nasanze ngo hano hahiye ariko
izina ry'Imana kutokana nge buriye rega niyo oya bagusaba imbabazi kabisa. Umuntu bita imfura idakosa akwiye kwica amande umva yica amande ariko ubwo yasabye imbabazi ntacyo ngo yagukorera imbabazi. Karibu sana. njye mumaze kumusaba imbabazi inshuro zirenze muhire ebyiri. wamutereje Texas. Karibu. meze bite urumva Kabisa. kuri Kabisa. dakosa n'utanga ndayinare ntacyo tuvugana Yaga. waransebeje izuba riva ahubwo icyo gihe ku ntare yo aho naba ngubeshye ariko ku rwanjye ruhande naje gusaba imbabazi bwa mbere uwo munsi bikiba urabizi imbabazi ubwa gatatu nabwo ngusabye imbabazi zira ko tutahise dukonfirima ako kanya. wowe kabyara we njyewe sinjya menya Aba bahungu bari babizi. Uzi impamvu? Ni gute ushobora kuvuga ko umuntu ahubwo Texas nanjye yagiyeyo ngande ugereke bidateye ko wamaye kabiri fair play Ahubwo abahungu nyine bidateye bari kabiri. babizi, urumva bari babizi bajyagayo ahubwo turabazi imbaraga bagize zo kudakomeza. asante sana neza Aha nanjye ndinyemo pe. Shiba yavuze ngo iki Ndi kuvuga ngo abahungu bajyagayo bakajya kumenya ko umuhungu yatannye ntibaze ngo wivuge hakiri kare. Kuko njye nari nzi ko ari umuhungu uza kwandika hano muri comment ibintu byo kubaga agakomeza. Ntabwo nari nzi ko yatannye pe. Byatunguye abantu benshi. Njyewe naraje barambwira atanu hari hahiye. Byagenze gute se? nababwiye ngo mutegereze iminsi mwese muraje mubone ibimenyetso Njye ntabwo nari nzi ko yatannye pe. Niba mbeshya Imana imane. Numvaga ko ari bwa bugambo bw'ahangaha buri muntu wese aza akivugira agacomoka undi akaza. Ntabwo nari nzi ko kabaye pe. Kandi nawe ubwe ku giti cye yarivugira ati mado gacyungura ndakagira gute na gute ntabwo ibyo bintu bishoboka. Toke wa muhungu rero bamubeshyeye. Kugeza igihe hahiriye Naumia sana kabisa. reka azambwire ko yari agiye kunywa y'utuzi cyakoze naseka nkapfa erega mva nkubwire Gayusi we. Yo. Ibi biboro byo kuba ubugarashi cyangwa se ibiki. Ibi ni ibiboro wagira ngo umuntu ibi ni ibiboro bimeze nk'aho ari impano y'umuntu mana. Ni ibintu bikubamo iyo bikurimo iyo bitakubamo nabwo biragaragara. Bora niyo bakubeshyera ngo niyo bakubeshyera ubibamo nyuma y'imyaka 1000 uranga ukamenyekana. Urumva? Niko bimeze rwose. Ntago byihishira ni ibintu bijyana n'amarangamutima y'umuntu. Ni kwa kundi nk'umuntu yari umuganga adafite impano muri byo cyangwa iki ujya kubona nyine ukabona arimo arakwepa habi. Kandi nkeka ko na nyirabyo ni nko kuvuga ati reka noneho mbyerekane mbishyireho umucyo ko njyayo. Aha urakoze. Iyo abishaka kutamenyekana yari gushaka agafake account batazi akakagenderamo akikarayo ntihagire n'umumenya. Uzi ukuntu amarangamutima rero afata bino bintu. Hari igihe we kubera ukuntu amarangamutima afata umuntu ngo yagiye amarangamutima ngo nibamubwire ibyo yavuze. Hari ukuntu amarangamutima afata umuntu bikarangira uje muri account yawe ya nyayo wibagiwe. Boy yo twerure tubishyireho kandi umucyo uri kumva. Nubwo wenda twaratinze kubimenya ndetse no kubyakira ariko uwitwa Steven ntabwo tukumva. Uravuze ngo birimo gucika telefone yawe. Ahantu ndi connection nta connection mfite ahantu ndi.
Waravuze ahantu ndi nta connection. Navuze ngo witwa Steven yamaze kuba recruited byararangiye. Yamaze kuba recruited. Arababwiye ariko mwanga kumva. Oya ndemeye kabisa buriya drone zirarutana ariko ubundi arinzi ko Gasuku nawe aba ari mukara ariko nawe yaraveteye yabaye isuru. Erega umva mubwire Texas we sibyo umva mubwire ura singiye kukubeshya niba ari ikintu cya mbere kigora ni ukujya kumva umuvandimwe ko yatannye kuruta uko wakumva ko umuntu yayobotse nyine uba wumva ari nk'ibihuha pe. Uriya kubwira umuntu ngo byagenze gutya na gutya bishobora kutumvikana cyane kuruta uko wavuze ati uyu muntu avuye muri ibi ngibi ararokoka. Ntago rero gutinda kubyumva byari ubundi bugwari pe, ahubwo twumvaga umuvandimwe akiri muzima hatarashye. Ako se ntiyaje akabibwira ko atazasubira i Rwanda ari ikindi mwe mukeneye? Oya ibyo ngibyo ni nk'uko nawe waza ukabivuga ukavuga ati ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntabwo nzongera gutaha. Uzi ukuntu yabivuze se? Nyine yabivuze mu ihe mvugo. Oya rega biterwa na sansi ibyo ngibyo yo kuvuga ngo ntabwo nzongera gutaha. Kiragiye mwaraje mu mufata. Twe ntabwo twahaga agaciro ijambo umuntu avuze. Narihaye agaciro. None se warihaye agaciro ukora iki? Ababwiye ngo mutegereze amafoto n'amavideo muzayabona. Urumva erega ibyo ngibyo man erega hari ikintu ngo ninde wababwiye ko uzagenda ngo naza Texas we twese ntabwo twerekwa sibyo. Niyo mpamvu n'abapasiteri baba bagasengera abantu cyose n'Imana igaba twese ntabwo twerekwa. Niba byarabaye umujama akihisha mu bantu ushaka kujya kumva ukumva ati ngewe ntabwo nzasubira Uganda navukiye, ukavuga ati wenda uzasubira warabonye amafaranga cyangwa byaragenze gute, ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Oya chill boy chill boy turakuze biterwa n'umuntu yihakanye biterwa n'ukuntu umuntu yavuze ikintu. None se mwebwe icyo gihe umva ukuntu uretse mwakoze iki? uretse chill boy tugende gake tugusobanurire ngewe none se mwebwe icyo gihe mwakoze iki? uretse tukubwira uko bimeze. Ngewe naramubwiye nabwiye Steven ndamubwira Steve ibyo bintu urimo kuvuga umenye ko bigize icyaha irugenge umuvugizi yabishyizeho umucyo k'ibyo bintu bitemewe. Hari umukobwa yari arimo aserereza nyine umwana yari arimo amubwira ibintu bitagize, nabwira ibyo bintu byemewe ngo arewe ngo ninde se wababwiye ngo ko ngewe nta gahunda mfite yo kujya mu Rwanda ariko aha urakoze nta gahunda. None se yabivuze uko nabivuze ari guserezanya ni nk'uko imfura yaza no ni nk'uko wese yaza akavuga ati ngewe ibintu byo kuvuga ntabwo uzaba kumbwira ngo ntabwo uzasubirayo utarabona amafaranga no kumbwira ngo nturi bukore iby'amategeko agusaba kubera ko ariko ntabwo yigeze amentioninga ntabwo yigeze apointinga ku kintu impamvu atazaza. ariko se kuri boy wameze ko tugusobanurira ukabyanga kandi icyo gihe utari waretse tukakubwira areka ngo ngubwire telefone ntabwo ngewe nabyanze senda ndarenga niba yumva nkuko naza abantu bakambwira bati kuvuga umuntu amategeko niba ibyo bintu utabyanze uburenganzira bw'umuntu niba utabyanze ni kimwe kabiri kugezana n'ubu siyo point turiho muri gushakira ikibazo kitari gese we uko yaje ntabwo ngenderwa kavuga ngo twakoze iki oya nuza yaramubajije buretse gato gifite uburenganzira bugarukira ugenge cyangwa se ingaruka nawe ashobora kubwira ati mfite uburenganzira bwo kujoininga live ushaka yose nyine ashaka kugaruka cyane ko byose ari ibyaha umva mu bwiza ukuri ahubwo ariko Chili Boy reka guca ku ruhande wowe wabivuga wowe Chili Boy umuntu akubajije wavuga ngo ntabwo neganya gutaha urakoze cyane nawe ngaho niba utabivuga rero navuga ko mba ngomba gutahira ugenge we kuca adataha noneho sasa kireyo question mark
impamvu we ashobora gutanga impamvu ze sibyo oya wabivuga ari burage ariko we twaramubwiye tutayo ni amategeko babivuzeho ubuyobozi ko bazakurikirana umuntu wese ahantu ari urumva yiregura urumva ko aho ngaho rero niyo kosa ryabereye naho nagize urakoze cyane aho ngaho nagize ngo uravuze ngo ntabwo nzagaruka urumva ntabwo ari ibyo yabivuze njye nagize ngo yaravuze ngo ntabwo azagaruka wenda abantu bafata ukundi kuntu yewe namubwiye ako kantu nuko bari bamubujije kuvuga ibyo bintu mumenye ko bigize ibyaha aho waba bose nubwo yaba ari imyaka 1000 uba ugomba gutaha iwanyu sinzi n'umuntu wamubajijemo aramubaza ngo koko ntuzata hari n'abantu barabyumvisha bose baratungurwa ibyo byo ni icyo ni ikibazo ahubwo baza beyi ikibazo waba ufite naho yacyo yo rwose barakugarika njyewe nta be mfite namaze kumenya uwo ari we ahubwo njye byari binyobeye byari bitangiye kuncanga ariko ndabisobanukiwe wakubwira bati bivuze ashobora kuba yagiye mu rugo iwacu ni Kongo cyangwa se ni Uganda cyangwa ni he ariko kuva yaramaze kubishyiraho umucyo ko ari Rwanda ariko atagomba kuhagaruka uhita umenya igituma atagaruka ibyo byo birumvikana ibyo iyo yabyishyireho umucyo birumvikana ashizeho umucyo ashyiraho n'akadomo oya iyo yashyizeho umucyo aho ngaho araza aritapagura ashaka kubigira muzana amafoto ngo niba muyafite hamwe yatutegereza uraje yabona ariko Texas yarabivuze ntari wakubwira ukuntu natutse Texas iryo joro naraburanye hamwe nk'uwari imyumbati Zanijyanga Texas mu buriri icyubahiro muhereza ibya nyina ngira iki wowe uracyafata ukambwira naguhamagaye kuri telefone ndakubwira ati ibi bintu urimo nabyo ibaze ko yanamamagaye kuri telefone nkamwongeza yanamamagaye tegereza iminota mike uyu sinanarindiraga numa nanamwumva ibyo ashaka kumbwira nkamubwira yarambwira ati ariko se ibi bintu uri kujyamo we kutabizi nkamandi ceceka wowe ari kurambwira iki nkahita nshaka igitutsi cyo mu ngutiya tayari nkaba ntakimucometse umujama akambwira ati ariko wa mwana we waretse ko njye nawe ko tudasanzwe ati uri kwizana muri 40 nkabo ati oya ni bya bindi by'amatiku yanyu bana shaje ariko mu gitondo bana ndashimye Imana namubyukiye ndamubwira ati mbabare akabisa icupa naryo ryari ririmo rwose nciye bugufi ngusabye imbabazi icyo kiva wacu n'iminsi rwose nigeze abigira intambara Texas umuntu wita V100 hano rwose abantu bamugize agatobero bamugira umusinzi njye nabye V100 ceceka and then hazaza ibizabemeza ko ari bidaciye kabiri mu gitondo abyuka kwa bose wajya gutera yamba ngo sarama musaza ngo bimeze nubwo wenda hari abantu babagira inama ariko nukuri ntarirarenga uyikeneye ubwino ubwo iyo nama yayihabwa nande nukuri ngenda imuhaye nabivemo pe ntabwo bimubera Gisele nta muntu hano wahanutse urumva umuntu yagiye aba yagiye ariko umva nkubwire umva Gayusi we ko biteye ubwoba simbizi wenda njyewe niba ari ubwenge bwanjye bukeya cyangwa iki ariko uriya mujene nkeka ko gukomeza kurimba bino biboro ni ukumutiza umurindi nimba ari we ni we nta nubwo ari umusitari kuruta ababikoze ba mbere bro niba ari we azapfa nabyo cyangwa bizukane ndumva atari inkuru pe nta uzi inshuro kuri Twitter twarwanye n'ibigarasha uzi ko Simba Buranga yigeze kwifata akavuga ngo amazi yabuze mu Rwanda bro ngo igihugu cyose adahari ndavuga ati se natekereza ukuntu ahantu hose naraye ngenda imihanda abantu ibintu ari tambarare nabati none turashize
ujya wibuka ubwo se cyo uzabaze neva misi Shiriboyi urumva uzabaze neva misi umuntu bita abantu bitwa uzi ko twaraga dutukana mangara ngo uhangare n'ibigarasho ujya wibuka igihe cya Finatunga tuburisha konti ye hano yarakabye. aha ya ndabyibuka Sasa rero n'uyu ntago noneho uyu nguyu nawe noneho twebwe amahirwe dufite Finatunga bari bamuzi kandi akaunti yaragiye noneho uyu nguyu ntago bamuzi reka rero tureke kumuririmba hatagira n'ujya kumusacinga ngo amubone n'undi se katagaragara. Urakoze rega ibidafite agaciro reka twe kubiha agaciro bro ni ukuri kw'Imana pe neze turamuririmba ngo bitagenda bite oya Kiribo byaririmba no kujyana gushyiraho umucyo nuko umuntu rega ikibazo umuntu araje arabivuga hano mu mugira umusazi ndicoce cyanda byatereka tubireke urumva abazi zirasabwa ziratanga abatoke nibagarutse mu murongo kenari ndinde wo kujya kugira ntacyo Imana ishimwe ko byagaragaye reka twe gutuma n'abandi bantu 20 bajya kumva ibyo yavuze ibyo nta Imana ibihe nta kibazo pe nabyo ntacyo bitwaye uzi ko nabibonye mu gitondo ndi gukora uburimo bw'amaboko mburayo ncira nayo mirape Nabati turashiririye none. Nibe nawe noneho utekereza nkanjye wari uri kuburana nibyo wari wigize nk'umwunganizi we mu mategeko. Njyewe se uzi ndirimbo ndi gucuranga mvuga ati rwose ndabizi ko ndi umwe mu bantu batagira ijwi ryiza pe. Ariko naravuze ibyanga biraza abantu. Ariko umva nkubwire gayo aho ngaho nta cyaha cya danje ugiwe wari uzi ko ushyigikiye umuntu numvaga njye ku bwanjye ruhande numvaga umuntu w'umujene tutagomba kugira iki kumutakaza gutyo. Ariko mwibaza uyu munsi nimba ibintu yari azi ko byari byavuzwe ejo mu ijoro rya kiriya ejo bundi ya joyininze live yari agiye gusaba amazi kwa Badirama ni gift yari akurikiye ngambwira mwo kabyara nk'ubu iyo ugiye nko kuri pano hari ibintu bibiri bigushaka kujyana kuri pano swate kuzirugusa swate kwiganirira. None se reka mbabaza yinjiye ari abantu bataziranye niyo mwabikurikiye ntabwo gupikinga yagiye ari nk'abantu baziranye nkuko naza nkakubwira ati salama Shiribo salama musaza mumeze bite bari twarabura ariko Frida kosa waba uri ku rugamba inzara ikakurya warangiza ukajya gushaka ibyo urya mu mirongo y'umwanzi. Urakoze cyane umurindi man reka twe kubitiza umurindi ariko Shiribo ni iki bita kugutiza ikintu umurindi kukivuga no ikintu umurindi nyikubwire no umuntu uza hano ni umuntu uza natazi ibintu turi kuvuga sibyo ayaze yajya kubisa nyine kumva ko V100 mwamugize umusazi we ko mutamuvuga uwo ngo yaragiye nakireka de uwo ngo yaragiye nagazagaruka none se reka manze nkubaza aho kugira ngo V100 twamugize umusazi ni byiza yagaruka ibya V100 tukabisobanura ariko ibyo gusobanura ko umuntu tujya kuvuga tukamureba tukumva n'ibyo yavuze ibyo ngibyo nibyo bibi cyane pe kujya kureba ko umuntu ari ikigarasha kujya kureba ko umuntu ari ikigarasha nibyo bibi cyane kuruta kujya kureba wavuze ko atari cyo. Ibyo bya making sense. Narinda ahantu mu isoko ndabohotse ndagomba bishyiraho umucyo mukubishyiraho umucyo kwanjye Steven namukarabye yankoresheje ikintu bita amakosa ahambaye ejo bundi ahangaha urumva ndimo mvuga ntibagerageze bamugoragoze urumva twe gutakaza umuntu urikumva ariko arantenguha cyane ni nayo mpamvu jewe nasabaga sibyo nk'abantu mwe tureke kumera nk'abamupromotinga tumuha amasharawuti tumuvugavuga. Urakoze nanjye nibyo nshaka atatangira no kumera nka kwa kuri kwa gapote yaratangiye kujya gufungura ama live bijya agahita agira abantu baza kumutiza muri tweko uyu muririmbye buri kanya iyo tumuririmbye nguko nawe atangira gufungura ama live aje gushyiraho umucyo
uri kumva nibyo ni ukuri kw'Imana nibyo ngibyo nta bindi tugire gute wenda n'uwamuhana mu bundi buryo amukurikirane mu buryo buri silent uri kumva hano mwanya tumaze tumuvugaho neza nibyo nanjye nibyo navuga pe ntabwo ari uwa mbere nubwo ari uwa nyuma ukoze ubugarasha kujya kumuhanura ngo twaramuhanuye aranarahira agira gute urumva nta kundi guhanura guhari azagaruka abe yicaye hano yicaye nicyo nakubwiye wawe kwa Jay urabizi neza ntabwo yaba ari Gasopo nanjye reka azasaba imbabazi kandi moderator keretse nazaza nsinziriye erega Viwan nakona nani bimushanga yo umuntu wamaze gutana bigaragara buri wese uri kumva twebwe urubyiruko se tugira ububasha bwo gutanga imbabazi none se ko umuntu yamaze guhitamo urumva ajya kwegera abatuka umukuru w'igihugu ni ngewe ufite ububasha bwo kujya gukirininga abantu batuka umukuru w'igihugu ahubwo buriya ubwo twasanze ari gusenya urwe ubwo reka tumutize umuhoro rero urumva ngewe ufite ububasha bwo kujya gutanga imbabazi uriya avuga iki ko numva imyazwi imwe ayisubiramo kabiri inde mbabarira crash simbigogo thank you uwo mu Steven ko numva inyajwi imwe ayivuga kabiri ubwo aravuga bakumva nangwa asiraje rwose pe ibyo nicyo kintu ntaramenya ariko muhi uyu munsi wamushereje hari ikintu mbonye nonaha ntarinzi ntabwo narinzi ko ubugarasha bw'umuntu bugaragara nonaha bugahita bugira babajama bitwa basimbabura bro bamaze imyaka 100 batanga speech akajya akora YouTube channel agasharinga abantu 1000 bakaza bakamuha amabere ya nyina urumva ngibi ntabwo ari inkuru pe ntabwo ari inkuru rwose ahubwo inkuru nuko twese twakamuha ari igihe umuntu aza akabicaramo ntabwo ari inkuru erega iyo umuntu yamenyekanye kaba kabaye ntabwo ari inkuru rwose nakoze wamushereje kandi si ubwa mbere muhire ngewe kandi turabisubiramo ibyanjye nawe tuve ku byo oya reka mbivugire hano simbuka reka mbivugire hano reka kuvanga dosi ngirengagize ivanga dosi ariko umva nkubwiza ukuri ngewe na Chimbo reka twabivuganye bya Steven twamaze gukaraba urumva witwa Taifa twese twamaze gukaraba pe icyo cyo rwose umuntu bihakana ubwo nyine sinzi ahubwo ikintu gihari kuri twese urumva Steven yavuga ngo afashe umwanzuro wo kujya gusaba imbabazi afite ahazaca twebwe nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kumugarura habe sibyo Chimbo afite ahazaca kugira ngo wenda anababwira abantu bakorana impamvu twebwe se dufite ubushobozi Steven yarahemutse pe yarahemutse uzi ukuntu abantu bamuburaniye bro bumva adakosa akuze wona biye ukuntu mwari munciyemo ibaza abantu twashyizeho umucyo tuvuga ko Steven atari ikigarasha tukazongera kuwushyiraho tuvuga ko ari icyo uzi ko abantu bahita bose uri muzima uri umusazi bihere ku ntebe wari wigize umuntu arahinduka navuze ntitwanzure tugira tuti Steven aramutse avuze nagarutse ko kugaruka nawe baheza mu kugaruka ngira ngo murabizi urumva igihugu cyacu nta muntu kitababara n'interahamwe zakoze jenoside urumva ndetse niyo mpamvu wumva iziri muri Kongo na he bazibwira ati mutahe mugaruke mufatanye n'abandi banyarwanda kubaka igihugu Steven rero nta bintu yari yakora bya danje ariko twebwe nta bushobozi dufite bwo kuba twamugarura niyo mpamvu tumubwiye ni gahunda ya Isange mu banyira mugomba tangewe ntabwo pe ukoze akantu keza
icyo ntacyo nyirenza. ariko muhi Yo, uzi ukuntu ngo kumanika agati ngo byoroha. narakubwiye ariko cyagi. Oya harageneze nemera nabuze icyo kuvuga n'abahungu bose nabihaye babuze icyo bavuga. Twebwe rero byamaze kurenga twarabigerageje nk'urubyiruko ngo tubigoragoze turebe uko umuntu yagaruka biratunanira birenze ubushobozi bwacu. hatari pe Ndabesheje bana ndagaragaye. twebwe rero ubushobozi bwacu bwarenze kandi Taifa yigeze kubwira ati Steven sha turi twenyine hano kuri pano Ibereye muri ibintu ujye uvuga atari ko ibintu ujye uvuga uza kubura Nyarugenge buri mageragere. hari ukuntu usoma Nyakati ubu ni bwo iyo usoma Nyakati ubona ibintu kabisa. Ya Adams niyo mpamvu mukunda aravuga ngo nta muntu wazize kumva abenshi bazira kuvuga. wamwungandiye akantu nibura akagera ku gihumbi muhi. hari n'uwumva mbabarira kabisa. hari n'uwumva kabizira. Muhire nanjye umwanda unyereka ko fair play wayikoze. Nakwiyamye. Ibyo bintu ubwo ni wambabariye nyine nyumva ko ugifite ishaza. Isimbi Gugu, asante sana Isimbi. Asante sana kabisa. Buriya goyo ujana ikimwaro kiva. Urakoze cyane kabisa asante. Buriya jewe uzi impamvu murandirimba ngo kutigabira agatsindwa nko kwambara ntabwo uramujena akiri mu nzira y'ubujyagarasha. Buriya uwo waba uri we wese n'ibyo waba ukora iyo uriyo umaze kumva ko abantu byibura batatu bane bagushyigikiye batarakumenya urumva byibura avuga ati saba abantu nimbata mu nama nzaba mbaye umugabo. Uramujene ntabwo yari kumara kumva ko abantu bamushyigikiye batatu bane byibura kuzerekana nyuma y'amezi 6 cyangwa umwaka niba koko byari bimwe ku mutima. Niyo mpamvu akavuga ati byibura abapampe uri kumva byibura man agahisha bad influence ye n'isura ye. Baravuga ngo Kirimbo baravuga ngo ndayigisambi kirusha ubwenge. Oya urumva Texas wenge ukuntu mbibara. Soma comment ya 11. Avuga ngo ikindi ukuntu mbibara ngo erega shenge namaze kumenya. Urumva ntago yagombaga guhita yerekana men yagombaga gufata abantu babyibura nongere nsaba imbabazi iyi bayishuro ya kabiri kuri TikTok urubuga. Ibingibi ni ukudusabisha imbabazi ku ngufu rwose ku bintu tutashakaga. Kiribo ngewe ibaye inshuro ya kabiri nsaba imbabazi hano kuri TikTok. Bwa mbere nasabye imbabazi kubera umuhungu wanjye bitaga BYB nawe waje agahita ahinduka gutyo bamurikurutinze. None nzisabye no ku nshuro ya kabiri ku bantu mwese muri aha ngaha. Uyu Steven twagerageje kugoragoza ngo turebe ko twamugarura twebwe birenze ubushobozi bwacu mu mbabarire rwose imbere y'abanyarwanda bari aha ndamukarabe akomane ntago ari ubunyangamugayo pe ntago ari ubuvandimwe nta nubwo wanafata abantu byibura bakuburana bate byibura kambiki wakubwira nafashe abantu ni ubupfura buke mana ufata abantu bakara bakuvugira amasaha 24 nta kintu wabahaye nahanishije byibura ibyanga byaje ibintu ntago ari ubugabo mana uzi inshuro nakomanza bati Nyagasani bino bintu yabesheje umugisha koko Jay yari yarigeze yumva uburyo ndipuka niwo munsi yamenyemo nyibwirira wenda iby'amatoroshi ibi bintu ni umugayo ngo bababarire birakunda bro
nahise ntinya umuntu uzi undi muntu none ugeze kudukora ibyo bintu hari ikigore twabanaga nacyo kuri Twitter kiba Canada yitwa nde kiba Canada kibyibushye bakita n'ubu gifite ibigambo byinshi nabonye ejo bundi kivuga ibigambo bakita Fabiola ndakizi najya amabera cyaramborotse bakita Fabiola bakita Fabiola Fabiola buriya twarabanaga kuri Instagram simbizi se erega n'ahantu wabaye narindi mbona video arimo araropoka kuri Twitter ko nari umuyobozi wabaga yesha ubu ukarya imbeba yari kuza n'utambona nitwaga Rushimusi ariko narahirwa man event na Clubhouse nabaga ni twigeze gutuka ibigarasha bamwe ati none iwanyu baraguterura njya kurara mu Nyakabanda sha ndabatere ko kukivuga ibintu utazi kandi twebwe turi rugenge tubibona mba ndamufotore ndamweretse mbe twetinze barambwira ati ubwo rero ahantu rero ntago ari iwawe watashye kwa Yezu Nyirimpuhwe bro twaraye Yesu Nyagasani naje kubyemera ko umuntu bita Fenatunga uwo mujyamo gutyo nari rugenge umva nani Fenatunga yaje kugona bumva se baraye kuri Twitter bavuga ukuntu bagiye gufata igihugu bya bigoryi byose by'ibigarasha ko byari mu gitondo bivuga biba birasinziriye Fenatunga asigara wenyine akajya avuga ngo maragasukara banyoko ngo ubundi se ngo mwe mwafata igihugu ngo no kuko musinzira ndabazeja ibigarasha bisubiranyemo ngobaza ubwireze Chiribo ngewe cyagiye cya Sankara nari ndi rugenge ndimo nagenda ntanga amahene kwa kundi kuri famille zabana Imana n'ibiki byose urumva ngeze muri Nyungwe witwa Sankara barapostinze aravuga ngo yamaze kugera ngo kuwinka ngo umuntu hacanga aramurasa nyuma y'amasaha 3 numva ngari mu nzira nawe operasiyo twakoze ikanryohera kandi n'ubu nabasaba tugashyiramo ingufu mwese ndashaka ko iriya konti ya Badrama nayo tugomba tuyirigitisha ega Badrama yaguze aba followers ntago byakunda bro ntacyo azabwira yaguze abanyamahanga rega afite aba followers y'agaciro twarabikoze nta kibazo ubwo nyine byacyo byako ariko nta kintu umuntu atakoze ujya wibuka ko itamaze igihe erega imfura we ese neri yaratuzengereje wowe erega mva mubwire imfura we kubona umuntu afite 100,000 by'abafollowers afollowingwa n'abanyarwanda 30 bura nabyo nta kintu biba bivuze none se uzarebe postinze rekingwa yase like n'abantu bangahe na comment n'abantu 2 like n'abantu 10 ibyo rero ubwo abafollowers reka tuzagerageze twese ruhane tuzi ko yafunguye tugende tuyiripoti ni ukuri kw'Imana pe ibyo nabyo byaba ari byiza cyane wamwereza abakasese bakayinjira bakayihanagura utunga uyobe ukuntu hano yari yarafashe none ari mu gihe cy'icyunamo n'ujya ubyibuka ariho nashimiye buriya rero abantu baraba badasinzire kubera ko wamufollowinze nkanjye kubera ko nta mufollowinge sinamenye ibye pe buri udafollowinze nka kintu nka nase ubundi yakubwira iki nta history yize nta kintu azi ni ibintu by'ibigoryi bro ashatse drone ukajya uzehereza mu kirere ariko ukajya kuyakuzana urangiye Badrama ubwe Badrama uva mu n'ubwoko bw'iriya drone yawe sha nemeye kabisa
ya Badrama ninjije kuri level yuko ashobora kugura abantu 1000 cyangwa 1010 akagira marayika 2 akagira n'ama message 10. Uwo erega nago bose nago ari ibigarasha. Hari nabiga kubiba. Arega bararokirita ma. Ntabyize. Bararokirita ariko bajya barokirita byibura n'abakandiye no mu ishuri. Ngabambwira nk'ikiro Badrama yakubwira ukacyumva. Iga icyo baba bashaka ni ukugira ngo berekane ko bafite abantu babashigikiye. Asha abantu ni babashyigikire nari. ariko ndebera umuntu gukora Erega man, erega revo ziratandukanye bro. Ako wambwira ngo nimfura ngo live yuramuniga ngo ikintu utari bwigemo. Man niyo mpamvu nkunda amashuri y'ubu ngubu pe. Ntago wabwira umupeti ngo agende yiga ikintu adashaka. Ikintu kidagufite akamaro s'ubwo wagifollowinga gute. Shiribomba nkumbwire ntago baba bakeneye abantu bazi ubwenge kuza ubwenge abazi n'ibyarimo. Aho utinya hatuma ikigoryi uhamagara ibigoryi nyine ukabishira front line bikarangirira. Aho ngabo rero bagende ba following ubwo ni ibigoryi nkabo. Nese reka maze ngubaze nkobo wa following uramurega ngo akungurike. Niba nta live ye wabona abantu 10 bikagenda gutyo usanga afite nk'abakozi bo mu rugo 10 cyangwa 20. Nago yana kare nago turi chip kugera ku rwego rwose sinaboro kuramurega ko sinanamubona pe sinabona naho muborokera sinzi na user uko ko ngewe mba numva ko ndamutse menye username ye ngewe menye username yuramujama naba mu promotinze ikintu utazi ngenga bitekereza babamo naga ibisaba nubwo ari batanu kwa bayikwirakwize birabaye man so rero abamubwira cyane bakomeze ne bashishikare ariko nago nzajya kuboroka umuntu na following pe bizangora cyane kuko bizatuma njya kumusacinga nyine no kwibaza kubyo akora. Icyo nabasaba ni uko umuntu umwe atazongera kubateranya baduteranye tungana nka gutya abantu batatanye nose twari twaratatanye kubera kutumva ko ibintu bishoboka none byarashobotse ariko Jay nawe ntago ajya asoma nyakati tubyirinde nta kantu ubonamo ni ibya kera baraza bakagusenya bakaguhera mu ni ibintu byabagaho kera none umuntu umwe yaraje arabihindura byose kumbe niwe kibazo none abantu bari bazi ngo abandi ni ibibazo rero uburyo bworoshye bwo gutandukanya abantu ubundi hari byanditse mu gitabo cyitwa 48 laws of power iyo ushatse gutandukanya intama ukubita umushumba wazo biba byoroshye cyane umuntu kuzana agatandukanya abantu mu buryo bworoshye kandi bikabagenda gutyo nyine uwo mujama rero nyine abantu bamenye ukuri so ni ukubyirinda ko ziwari wese byamubaho abantu bagakumira tu bitazajya bigera kure ibintu byoroshye abantu kwangirika ako no kubyirinda kwangirika nabyo ni ibindi bintu byoroshye. Sepana yaje ukuntu yabaga ishushe mbere iracyabona akambyihorere sijya ndiho kukubwira se ukuntu yari ishushe mbere umugambi wa mbere sasa rero bari banje kogera rero no gutwara undi muntu umubwira ngo hano harashushe nawe ni gutyo yagiye ahandi hashushe kurusha ahangaha kubera ko hari hamaze gukonja aragenda nyine kandi iyo yari yageze agenda undi wamaze kubatandukanya kuba wahera kuri umwe ukubita biroroshye cyane nose umwe nagiye nta nubwo ari umwe wenyine nose poete we ntabwo yari ahari wenda we ntabwo yari aruba hano cyane poete we ntabwo yagiye gutyo ubwo hari n'abandi tu
atari Kare kabisa. kabisa. Ah, Ibi yangu ni ukubyirinda kabisa. Gisele nagusize none. Arega abo bantu batabazi nibo benshi. cyane. Gutaye. Biba bibabaje ariko nyine bibaho tu. Ese niki ikibazo no kumenya impamvu, because ikibitera nicyo umuntu atamenya, ni ubukene, n'inzara, n'ubujiji, ni iki muri byose, ni ukurengwa, ni iki. Umurenga wica n'inzara. Ko na hano barahari abantu barenzwe tu. Umuntu aba yarahaze buri kimwe cyose, yarahaze n'umutekano, yarahaze buri kimwe, freedom yarayihaze. Kumva ko noneho Simbuzaga Dumba Yesu azabazana, don't worry. Yesu aracyafite igihe kirekire. Yesu yaragona. Cyafite izindi diru zikaze kurusha izo. Yesu. Isirayeli iwabo bamerewe nabi, reka banza rwane nabyo. Ntabanza arwane kuri bene se. Reka banza rwane na Isirayeli. Hari ibintu bitagombera izo mbaraga abantu baba bavuga, bigombera ubushake bw'abantu tu. Ntabwo bizoroha. Ibyo ngibyo ubundi hari umujyama witwa niba ari Calvin, we yaravuze ngo ibihe bikomeye bituma habaho abagabo bakomeye, abagabo bakomeye bagatuma habaho ibihe byoroshye, ibihe byoroshye bigatuma habaho abagabo mbwa, abagabo mbwa bagatuma habaho ubuzima bukomeye. irya mukuru Niko biri. Uzarebe ni urugero dufashe nk'inkotanyi zabaye mu nkambi n'ahandi ubuzima bukomeye, none ubu ngubu ubuzima buroroshye burimo kugenda butuma habaho abagabo mbwa. Abagabo mbwa barashaka gutuma ubuzima bwongera gukomera, ntabwo babyemera, rero baba babireba. Natwe tubyemeye ni twebwe ubuzima bwacu bwakomera. subiramo ako kantu. Ubuzima bukomeye butuma habaho abagabo bakomeye, abagabo bakomeye bagatuma habaho ubuzima bworoshye, ubuzima bworoshye bugatuma habaho abagabo mbwa, abagabo mbwa bagatuma ubuzima bwongera gukomera. Wakumvise mu gishanga? Yaravuze ngo twebwe twagendaga ku ishuri n'amaguru, nyuma yo kugendera ku ishuri n'amaguru abana bacu bagendera muri za Range Rover, ariko mu kugendera muri za Range Rover abuzukuru babo batangira kugenda, bituma abuzukuru babo barirara, abuzukuru babo bongera gusubira kugenda n'amaguru. Rero abo bantu ntabwo babyemera ko bikunda, niyo mpamvu ubona na za Kibingu bagiye bazica, kuko n'ubundi mu minsi iri imbere bari kuzabura n'uwashobora kuba mutwara sibo. Kuzabera bizombi gusa byigende. Ntabwo nkubeshya, n'uwitwa mutwara sibo nawe bari kubona. Abantu bari barageze ku buryo bafata ubuzima bakumva ko ngo nta n'imyango, ariko n'ubundi nta myaka 100.